wese daiti wanzo binifo helebrita kina imani irababaye kerewinima urava mu rugo rwawe ugasiga abana ukajya gusambanya umugore wa mugenzi wawe abasazi ni benshi bene da hayiwe data we usambanya umugore wundi n'umusazi abasazi baragenda muri kaburimbo bakagenda mu mihanda bakagenda mu nsengero bakagenda bakiyitirira izina ry'Imana bakavuga ngo Imana irera ndakurahiye usambanya umugore wundi n'ibyiyumviro bitanu byawe bishobora kugutera ubusambanyi utakoze pratique ikaza nyuma ariko mu byiyumviro bitanu by'umutwe n'ukuri guhemukira urubyaro rwawe babajwe n'ukuri guhemukira gakondo y'abana bawe uzajya unyura he urajya unyura Yesu ashimwe torero ry'Imana dusangiye gucungurwa muri Yesu Kristo turabasuje mwese rero aho muri rye no hino mu mane z'isi yama bakozi b'Imana bari muri Australia aba muri Amerika y'Amajyaruguru n'Amajyepfo Afrika ku Burayi n'ahandi hose turabasuje mwese abakunzi ba televiziyo Gura Ukuri Online TV rero ni kwa kuri mu bimenyereye tubagezaho ijambo ry'Imana buri munsi cyane cyane ko turi mu minsi 40 n'amasengesho yo kwiriza ubusa afite insanganyamatsiko ivuga ngo gura ukuri ntuguranure kandi ugura ubwenge n'ubuhanga no kwigishwa. Iyo ni insanganyamatsiko rero muri iyi minsi turimo gusenya mu minsi 40 hanyuma rero tuyisanga mu gitabo cy'imigani ko cyanditswe na Salomo mu gice cya 23 hanyuma rero Imana ibaho umugisha. Uyu munsi rero twabazaniye mu bwiza butumwa bwiza Madame Evangeliste Mukaribia Pascazi twatangiye kujya tubazanira abakozi b'Imana batandukanye kugira ngo murusheho kumva ijambo ry'Imana nkuko bikwiriye. Hanyuma rero tudatinze reka twakire umukozi w'Imana Evangeliste Madame Mukaribia Pascazi. Murakoze Imana ibaho umugisha ndanezerewe. Meze neza? Meze neza. Ndabona umwambaye neza cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Amen. Hanyuma rero turakwakiriye ikaze kuri kamera za Gura Kuri Online TV. Murakoze cyane. Ndizera ko atari ubwa mbere abanyarwanda barakumenyereye amahanga Amerika bose barakumenyere ku social media. Ndagira ngo rero n'uyu munsi hari abashobora kuba batakuzi tuguha umwanya banze bibwire hanyuma kugira ngo bamenye bagiye kubana nabo umwanya w'ijambo ry'Imana. Murakoze ni Mukaribia Pascazi kubahingukira ku ijambo ry'Imana. Ndi umubyeyi w'abana 5 n'umutware umwe turaba Kristo baba Pentecote. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Urakoze cyane Imana iguha umugisha kandi karibu ikaze kuri kamera za Gura Kuri Online TV. Rero inshuti bakundwa ba televiziyo Gura Kuri Online TV nitwa Evangeliste Robert Ndemezo ndahangare kugira ngo ntanga umwanya hanyuma mwumve icyo Imana yahaye itumye uyu mushakazi wayo Madame Mukaribia Pascazi. Reka rero tumwakire tumuhikaze atangira dusengera kugira ngo umwuka w'Imana abashe kubana natwe. Karibu. Data wa twese uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe ubwami bwawe nibuze ibyo ushaka byose aba ari byo biba muri uyu mwanya ndetse n'igihe cyose cy'ubuzima bwacu. Tugushimiye ko waduhaye Yesu akaba igitambo gikomeye ku buzima bwacu. Muri icyo gitambo yatambyemo umubiri we cyane cyane agaciro kaba amaraso. Ayo maraso turayashimiye. Ibintu byose dukora ibyo dutangiraho umugabo na amaraso ya Yesu. Ibyo twakora byose nibyo twavuga izina rya Yesu niryo dutangaho umugabo. Reka uyu munsi kuri itariki ku kwezi uyu mwaka ineza y'Imana igaragare. Urukundo rw'Imana nirwubahwe kuba wongeye kubyemera ko mpagarara imbere y'ubwoko bwawe mvuga izina ryawe si kubw'amaboko si kubw'imbaraga. Shimye mwuka wera utubamo utuyobora utwigisha ubwenge. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nongeye ndasenze ngo ubu butumwa iri jambo ryawe
kubera yuko ibintu byose dubikingurirwamo kuko twumviye ijambo. Reka abazaryumva bose bazezwe naryo, rizabatunganye kandi rizababoneze, kandi wongere ugirane relationship yawe n'abana bawe. Twongere duhuzwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nyemerera Mana, sengeye abantu bose ari abasanzwe bakurikirana televiziyo cyangwa se channel ya Gura Ukuri. Reka mu butware bwawe bamenye ko ijambo ry'Imana ariko kuri kw'ibintu byose. Nyemerera rero twese hamwe nanjye ndimo, iri jambo ryawe ritugirira umumaro mu izina rya Yesu, amen. Ndabasuhuje bakundwa nshuti z'umusaraba. Amahoro y'Imana nabane namwe, kandi amahoro y'Imana ajye arinda imitima yanyu. Rero Imana ishimwe ko n'uyu munsi ndi umubyeyi ukivuga Imana neza. Mbazaniye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'imigani ya Salomo, ni igice cyaho cya 6. Turahera ku murongo waho wa 20. Twumve icyo umwuka wera yantekereye kukubwira. Dusome mu izina rya Yesu. Mwana wanjye, komeza icyo so yagutegetse, kandi we kureka icyo nyoko yakwigishije. Uhore ubikomeje ku mutima wawe, ubyambare mu ijosi. Nugenda bizakuyobora, nujya kuryama bizakurinda, kandi nukanguka bizakubwiriza. Kuko itegeko ari itabaza, amategeko ari umucyo, kandi ibihano byo guhugura ari inzira y'ubugingo. 24. Byakurinda umugore w'inkozi z'ibibi no gushyeshya k'ururimi rw'umunyamahangakazi. We kwifuza ubwiza bwe mu mutima wawe, kandi ntukunde ko akwicira ijisho, kuko maraya akenesha umuntu agasigara ku gasate k'umutsima, kandi umugore usambana ahiga ubugingo bw'igiciro cyinshi. Mbese umuntu yashyira umuriro mu gituza cye, imyambaro ye ntishye? Cyangwa hari uwabasha gukandagira amakara yaka, ibirenge bye ntibibabuke? 29. Niko bimerera no ku muntu usanga mukamugenzi we, kandi umukoraho wese ntazabura kugirwaho n'igihano. 30. Abantu ntibagaye umujura wibishijwe n'inzara, ariko iyo afashwe abiriha 7 agatanga ibyo afite mu rugo rwe byose. Usambana n'umugore nta mutima afite, ugenza cyo abarimbuye ubugingo bwe. Inguma no gukorwa n'isoni nibyo azabona, kandi umugayo we ntuzahanagurwa. Kuko ifuhe ry'umugabo w'umugore ari uburakari bukaze, kandi ntazamubabarira ku munsi wo guhora. Ntazita ku mpongano nubwo azatuza. Ntazita ku mpongano, ntabwo azatuza naho wamuhongera byinshi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data bakundwa nshuti z'umusaraba, Gura Ukuri ntuguranure. Ijambo ry'Imana nakuzaniye nk'ubuhanuzi rirakubwira ngo irinde ubusambanyi. Imana ishimwe. Irinde ubusambanyi. Turi mu bihe bigoye, turi mu bihe bikomeye bya COVID-19. Turwana n'ingaruka zabyo se cyangwa se n'ibindi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo mu byo urwana nabyo wirinde ikintu cyakuzanira
ubusambanyi ntabwo ari ukujyana n'umuntu muri rogi gusa, ahubwo intekerezo zawe, umunwa wawe, amaso yawe, utekereje gusambana ugashingura ibirenge byawe wamaze kugerayo. Utekereje gusambana ukabivuga bwonyine gusa, serivo yawe iba yamaze kwakira ko icyo kintu wagikoze. Usomanya abasambanye n'ukinye karesa abasambanye, Imana dutabare cyane. Uwiciye mugenzi we ijisho aba asambanye. Ndashaka kukubwira ngo musore, irinde umukobwa w'umusambanyi. Nawe mukobwa, irinde umusore w'umusambanyi. Mugabo, irinde umugore w'umusambanyi. Nawe mugore, irinde umugabo w'umusambanyi. Ndetse n'ibimenyetso ibyari byo byose. Imana itugirire neza kandi itweze, kandi Imana idutunganye. Ndagira ngo nkubwire ngo Bibiliya ivuze iki? Bibiliya iravuze ngo wirinde umusambanyi. Imana ituganze cyane. Ibi ni Imana yanga kumvira. Imana ishaka umuntu wumvira, Imana ishaka umuntu witondera, Imana ishaka umuntu wirinda. Reka mbabwire akantu gato nkunda kuvuga. Ubundi ijambo ry'Imana ni riba riri hejuru y'ibintu byose. Ijambo ry'Imana riba hejuru y'ibintu n'umuntu. Mvuga ngo hejuru y'ijambo ry'Imana nta kindi kintu gihari. Mu yandi magambo, ijambo ry'Imana niteka Imana yaciye. Niba Imana yaravuze ngo usambana azicwa, ubwo nyene azicwa n'ubusambanyi. Imana itugirire neza cyane, kuko muri aya magambo dusomye, Imana niyo papa wawe, niyo data. Kuko ijambo ryavuze ngo mwana wanjye, umva hugura ikigubwenge, mwana wanjye komeza icyoso yagutegetse, komeza icyoso yagutegetse, kandi we kureka icyo nyoko yakwigishije. Uyu mwanya mbikuye mu mubiri nkajya mu mwuka, papa ni Imana. Haleluya. Mama wacu ni Mwuka Wera, niwe muyobozi ubasha kukuyobora inzira uvamo ikwereka iki iyindi. Noneho ngo umvira witondere ni ibintu bibiri. Kumvira no kwitondera iby'Imana yavuze bizaguhesha ubugingo. Haleluya. Kumvira no kwitondera icyo Mwuka Wera yakwigishije, yasize muri wowe, bizaguhesha gukingurirwa izindi nzira. Birashoboka ko ushobora kuza iwanjye, ukaba uri umushyitsi nkagukingurira kuri saro ukinjira, ariko noneho utagize amatsiko. Iyo ni intambwe imwe wateye, niyo kwinjira muri saro iwanjye. Ariko wumve ko muri saro iwanjye hari n'ibindi byumba, iby'abashyitsi, iby'abana, no mu gikari ndetse hose no mu gikoni. Hari umuntu utera intambwe imwe aciye kuri saro. Ayo matsiko yo kugera muri saro, hari igihe ahabwa uburenganzira bwo gukingurirwa urugi rwo muri korodoro. Kandi iyo wakinguriwe urugi rwo muri korodoro, uba wamaze no kumenya uko inzu yose imeze gute iteye. N'ijambo ry'Imana rero, haleluya, n'ijambo ry'Imana iyo uteye intambwe imwe ukaryumvira icyo Imana ivuze ukacyumva, wamara kucyumva ubu hawe uburenganzira bwo kugikora. Iyo umaze kugikora, n'indi miryango yose irakinguka. Imana ishimwe. Rero igituma abantu duhera ku rwego rumwe nuko twumva ijambo ry'Imana, mwanya wo kuryuza ngo turishyire mu bikorwa, tukaryumvirana, nitunakora iby'iryo jambo. Yesu yaravuze ngo nukomanga uzakingurirwa. Gukomanga Bibiliya ivuga itubwira nugukora iby'ijambo ry'Imana rigize gute rigutegetse. Iyo rero ukoze iby'ijambo ry'Imana rigutegetse, uhita utera intambwe ya kabiri ugakingurirwa korodoro. Haleluya. Ukamenya amakuru n'amatangazo y'umwami Mana. Igituma abantu batamenya amakuru, igituma abantu bahuzagurika, nuko ijambo bumvise bwa mbere ntabwo barishyize mu bikorwa. Kandi ijambo ry'Imana riciweho iteka. Nta kindi kintu uzireguza mu gihe Imana ikubwiye ngo mwana wanjye
witondere, komeza icyo navuganye nawe, komeza icyo nakubwiye, cyumvire, ucyubahe, unagishyire mu, uretse no kugikomeza, unagishyire mu bikorwa. Numara kugishyira mu bikorwa, wumvire Mwuka Wera. Numara kumvira Mwuka Wera, uzaba ukoze ibyo muri salo, umaze kubikora no muri koridoro bazagukingurira, wisange mu cyumba cy'abashyitsi, wisange mu cyumba, usange wanageze hehe no mu gikari. Ariko ntago umushyitsi aza ngo bamucishe mu gikari. Ubwo urumva uwo nguwo uca mu gikari aba ari nk'umwana mu rugo. Ariko umushyitsi ushaka kumenya n'ibindi aca kuri salo. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuze ngo uhore ubikomeje ku mutima wawe, ubyambare mu ijosi. Ibyo Imana yavuganye nawe byambare, bifate nk'umwambaro w'igiciro, bifate nk'umwambaro ukomeye, uhora ubyambaye mu ijosi. Mu yandi magambo, ubirinde, ubyubahe, unabyubahirize. Imana ishimwe ngo nugenda bizakuyobora, ngo nujya kuryama bizakurinda. Imana ishimwe. Imana yavuganye nawe kirakuyobora, Imana yakubwiye kizakuyobora. Nucyumvira ukanacyitondera, kizakwinjiza nyene muri bya byumba nakubwiye, kizakugeza aho abandi badashobora, kizakwicaza aho abandi badashobora, kizagutuza. Imana yavuganye nawe. Impuguro y'Umwami Imana ni inzira ikugeza ku munezero w'ubuzima bwawe. Imana ishimwe ngo nujya kuryama bizakurinda. Umuririmbyi yaravuze ngo ndajya ndyama nizigure, ngo kuko Uwiteka ari we umpa kuba amahoro. Kubera iki? Uryamye mu ijambo ry'Imana yavuganye nawe. Kubera iki? Uryamye mu muguro y'Umwuka Wera. Niyo mpamvu utazigera unyeganyezwa n'umunsi n'umwe. Dore ibyo Imana itubwira ku murongo wa 23. Itegeko ni itara cyangwa se itabaza. Inyigisho kuri murongo wa 23 hano havuze ngo amategeko ari umucyo. Amategeko ubundi ni inyigisho. Iyo uhawe amategeko uba wigishijwe, kandi ibyo wigishijwe iyo ubikurikiranye bikubera iki? Umucyo. Iyo ufite rero amategeko cyangwa se iyo ufite inyigisho wigishijwe na Mwuka Wera, uba ufite umucyo. Umucyo urayobora. Umucyo ntutuma ugendera mu mwijima, umucyo ntutuma uhuzagurika. Uyu mucyo hari ahantu kugeza. Inama z'uburere bwiza cyangwa se inzira y'ubuzima, ufite uwo mucyo ubigeramo. Niko ku murongo wa 23 kuri B havuze ngo kandi ngo ibihano byo guhugura ari inzira y'iki? Y'ubugingo. Hari umuntu bahugura kavuga ati rwose jewe vuga uvuya ibintu. Reka nkubwire, nugira amahirwe Mwuka Wera akakwicaza akakubwira ngo mwana wa irinde iki, irinde uyu, irinda, wikandagira, wikora ibi. Ushobora kumva ko bari kukubuza uburenganzira, ariko ibi bari kukubwira ni inzira izayobora ubuzima bwawe mu bugingo. Ni inzira igukura muri Gehinomu ikujyana mu bugingo. Imana ituganze cyane kandi Uwiteka aduhana umugisha. Rero ku murongo waho wa 24 haravuze ngo byakurinda umugore w'inkozi z'ibibi. Impuguro n'inama z'Imana bikurinda umugore w'igicamuki, bikakurinda umugore w'inkozi z'ibibi. Bibiliya irabivuze, izi neza yuko umugore ashobora kuba inkozi y'ikibi. Urumva impamvu Bibiliya ikunda kuvuga umugore cyane cyane cyangwa se maraya? Wibuke yuko nsubiye inyuma gatoya, wibuke Adamu na Eva. Reka mbabwire bene data, umugore nucumura ujya wiyeza, ujya uvuga ati Eva rero niwe wazanye akari murore. Eva niwe wazaniye ibyago umuryango we. Reka mbivuge gutyo, kukiyatakiza kwemera gushukwa, kuyoborwa n'umudayimoni w'inzoka. Ntabwo bari bende ku byashinganywe, ntabwo bari gukora ikosa. Niyo mpamvu nyene umugore niwe Bibiliya ikunda guhita ngo uwo marayu wo nguwo. Ariko ndashaka kukubwira iki? Ndashaka kukubwira ngo ubu bwawe n'Umwuka Wera ukubamo, hari ibyiyumviro bitanu byawe bishobora kugutera ubusambanyi utakoze pratique ikaza nyuma. Ariko mu byiyumviro bitanu by'umubiri wawe ukabanza ugasambana
ukabinegosi ukabyuzuza bikakujya mu serivo ikemeza ko icyo kintu ugomba kugira gute kugikora, kandi icyo serivo yemeje n'ijisho rihita rikibona ko ari cyo cyukuri ukakinjiramo. Icyanyuma ni pratique, ujya gusambana wararangije gusambana kera. Rero inama z'Imana ziri kukubwira maraya wowe, ubu umugabo, ubu umukobwa, ubu umusore, ube umugore, irinde, va mu byo urimo, va imuka ku rugero rumwe ujye ku rundi, ushaka ubwami bw'Imana nyene uguru kuri nkuko iyi cyano ibivuga, kandi ni nako bimeze. Ku murongo wa 25 haravuze ngo we kwifuza ubwiza bwe uwo mugore nyene wa maraya, ngo ubwifuze mu mutima wawe. Hari igihe ushobora kuvuga ati uno mugore ni mwiza, face ni mwiza, ariko indani ni maraya, indani ni umudayimoni wuzuye ubusambanyi. Wimureba, hari abantu amaso yanyu yaheze hanze, mushaka kureba face gusa. Oya, umuntu usagare iyi face, umuntu nukuri mwe imbere, umuntu nugutuyemo. Ntabwo umuntu ari maske ya Mukaribiya, oya, ntibibaho. Rero uwo mugore ntuzamurarikire, ntuzararikire uburanga bwe ngo ubwinjize mu mutima wawe. Ntabwo ntazana kwicira ijisho. Nshuti y'umusaraba ukurikiye Gurukuri TV, ndashaka kukubwira ngo ezwa ku cyaha cy'ubusambanyi mu byiyumviro byawe bitanu. Les 5 organes de sens, uwiyaze, witunganye, wiboneze, amajisho yawe akizwe, amatwi yawe akizwe, ururimi rwawe rukizwe, uruhu rwawe rukizwe, ibirenge byawe bikiye, ingingo zawe zose z'umubiri zikizwe, zongere zikizwe, zongere zezwe, kugira ngo ubone ukujya mu ijuru. Imana ituganze cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo maraya, uyu mugore w'indaya, aba yishakira igisate cy'umutsima, aba yishakira indonke. Ndavuga ngo ubundi indaya ntabwo iragenda umukagura hanyuma ukamwishyura ugasambana ukitahira. Ariko ndashaka kukubwira iki? Ndashaka kukubwira ngo umugore usambana, uyu we wambaye impeta nk'izi zanjye, usambana, washingiwe, iyo musambanye abahiga ubugingo bwawe, abahiga ubuzima bwawe, abahiga ikiri muri wowe. Burya abataye umugabo we aje ngo musambane, abataye abana be aje ngo musambane, uyu nguyu tagetiye niyo kukugusha wa murokorewe, niyo kukugusha wa muririmbyi we, niyo kukugusha wa muhanuzi we. Aba baruzuye, tutirinze ngo tube maso, Satani araguconchomera. Imana dutabare cyane, kandi twese dutunganye, itugirire neza. Ashobora kukwicira ubuzima. Uyu nguyu misiyo ye niyo kukwicira iki? Ubuzima. Utabaye maso rero ubugingo bwawe burarimbutse. Ku murongo wa 28 tunashyira no kuri 27, nguko uko bigendekera usigukira umugabo wa mugenzi we. Niba usigukiye umugabo wa mugenzi wawe, kandi baruzi bene data shuti z'umusaraba, muhingukiye kuri Gurukuri TV, hari abantu bashigukiye abagore babandi, hari n'abantu bashigukiye abagabo babandi. Imana irashaka ko mwiyeza, Imana irashaka ko mwihana. Kundi uwo wakunze niwe Imana yaguhaye. Hari abantu benshi umugisha wabo watakariye mu cyaha cy'ubusambanyi, hari abantu benshi umugisha wabo watakariye kuri za maraya, hari abantu benshi umugisha wabo watakariye mu businzi, mu busambanyi. Ariko uyu munsi nakuzaniye ijambo rivuga ngo ezwa ugato na kanini, kizwa, vana umugisha w'abana bawe muri za maraya, vana lalata yezi ni more trayaboria, vana umugisha w'abana bawe mu busambanyi, vana umugisha w'abana, vana gakondo y'abana bawe mu businzi, mu busambanyi. Va mu byaha, ureke maraya uwo nguwo ushaka guhiga ubugingo bwawe ngabugeze no mu rupfu, urimbuke kandi warigeze kubonana n'iki? N'Imana. Imana itweze cyane kandi dutunganye. Uzamujyaho wese ntazamuvaho amahoro. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyose
wagiye gusenya urugo rwa mugenzi we ntabwo uzavayo amahoro, ntabwo bizagukundira. Baduhaye ikigereranyo cy'umujura. Umujura ashobora kwibishwa n'inzara, ariko noneho iyo afashwe abiriho 7. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe kiraje kandi kirasohoye. Icyaha cy'ubusambanyi kirihisha abantu, ubutunzi bwabo bwose bugende bushire, babutware burangire. Wa mugore we kizwa, wa mugabo we kizwa, mukobwa kizwa, musore kizwa kuri les 5 organes de sens, ku byiyumviro byawe 5 by'umubiri wawe. Ukizwe neza, uhindukire, uve mu byurimo, ureme ubundi buzima bw'ubugingo bw'ejo hazaza. Igisambo niba ciba rero bakagifata kikariha 7, hajya wowe nturi igisambo. Hari abantu mwabaye ibisambo mu busambanyi, ubwo bujura bwo kwiba umugore w'abandi. Imana ifite umubabaro, niko mu migani hatutubwira ni ijambo ry'Imana. Imana yashize ku mutima wanjye muri yiguma mu rugo. Nagira ngo nkubwire ngo wiyeze, nutiyeza dore destala siliboria ugiye ku karubanda, kandi isi di wita n'Imana star irakose, n'abantu barakose, abaturanyi barakose. Nekuta umuryango wakuyemo umugore barakose, umuryango wakuyemo umugabo urakose, ibyihishwe byose bigiye ku karubanda. Imana idutabare cyane. Uzi ubwenge ni Yesu ubugingo, uzi ubwenge nakiranuke, uzi ubwenge ni yiyeze, Imana imucira inzira. Ariko ikibabasha Imana nuko ibyo byose wabyumvise, ibyo byose Imana yavuganye nawe, ikugira inama, mwuka wera gutindaho, ariko urangije ubona ko inzira zidashoboka, urangije ubona ko umugore wundi ari we mwiza, urangije ubona ko umugabo wundi ari we mwiza, urangije ubona ko gusenya ubukwe ari byo byiza. Letande sobi wando stika taya boni forigere. Imana nyiribihe bidashira nitweze rwose, idutunganye dukire ubugingo, twakire ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Icyitonderwa, wowe usambana, umugayo wawe uzaguhora, wa musambanye. Uraza ugendana umugayo, uraza ugendana umugayo, uhora ugendana umugayo, uhora ugendana umugayo. Ku murongo wa 32 havuze ngo usambanya umugore wundi aba ari umusazi. Abasazi ni benshi bene da. Hayiwe data we, usambanya umugore wundi n'umusazi. Abasazi baragenda muri kaburimbo, bakagenda mu mihanda, bakagenda mu nsengero, bakagenda bakiyitirira izina ry'Imana, bakavuga ngo Imana irera. Ndakurahiye, usambanya umugore wundi n'umusazi. Imana itweze daiti wanzo binifo helebrita kine. Imana irababaye kerewinima, urava mu rugo rwawe ugasiga abana, ukajya gusambanya umugore wa mugenzi wawe. Ugiye kwica ubugingo bw'umuryango w'abandi, ugiye gusenya urugo rw'abandi. Ndagira ngo nkubwire ngo uri umusazi, niko Bibiliya ivuze. Usome neza, n'umusazi umukuraho, uzamukuraho intandaro y'urupfu. Usambanya umugore w'abandi w'isezerano n'umusazi, niko Bibiliya ivuze, niko Bibiliya ivuze. Umukuraho intandaro y'urupfu. Warinda upfu ziriki, wakwiyejeje, wakwitunganije, wakwiboneje. Imana idutabare cyane. Ndi kugera ku musozo. Wowe usambana, umugayo wawe uzawuhorana kugeza ryari? Inkoni y'Imana uzayikubitwa kugeza ryari? Babajwe n'ukuri guhemukira urubyaro rwawe, babajwe n'ukuri guhemukira gakondo y'abana bawe. Uzajya unyura he? Urajya unyura, uzajya ugenda mu nzira wumva ijwi rikubwira ngo wamusambanye. Ihane, 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 ihane. Imana itweze kandi Imana idutunganye. Ibitutsi ushobora kubusambana, ariko umugore n'umugabo babanye, umugore azi ko umugabo asambana, cyangwa se wenda umugabo azi ko umugore asambana, ariko yicara ati kiriya kigoryi kinsambanyiriza umugore, kiriya gicuru. Nubwo utabimenya, ariko hari distani win here bone stofa hydro, hari ibitutsi bikugendaho. Waba uri mu nzira, sabadayimoni baba bari kugukoba, waba uri mu nzira, imyuka mibi ibigucungereye, waba uri mu nzira, hariba abamarayika baba bari kuguseka, baguseka. Ariko ndagira ngo ngwire ngo wigeze wumva ijwi ry'Imana rikubwira ngo niwitondera amategeko n'ijambo ry'Imana uzakizwa, nutihana ibyawe byose ubirishe 7, ubutunzi bwawe bwose. Hari igihe bazagutekera umutwe, nibarangiza umugore w'abandi umutware, numara kumutwara abe agutangiye amakuru. Bene data nshuti z'umusaraba,
mu maraso ya Yesu Kristo harimo imbabazi, mu maraso ya Yesu Kristo harimo ubuzima. Wa mugabo barinda bagufatira ku mugore w'abandi, ubutunzi wari ufite bwose bakabutwara, uzagaruka uvuge ngo ni Imana yabiguhaye. Wa mugore we barinda bagufatira ku mugabo w'abandi, agaciro utesheje abana bawe, umugisha w'Imana yaguhaye urimo urawujyana mu ruzerero rw'ubusambanyi. Imana iraje, reka mbabwire ukuri, Imana iraje umuntu yahaye ibyayo akabipfusha ubusa byose yongera igira gute ibyisubiza. Bivuze ngo iraje kongera gusubirana umutungo wayo, iraje yongera isubirane umugisha yari yaratuye ku buzima bwawe. Noneho ibanzi kwigishe neza, ibanzi kwereke ko icyaha cy'ubusambanyi cyagize nte cyayinukiye. Hari umuntu babwira ngo ihana ubusambanyi, reka yewe ntabwo nasambanye mukozi w'Imana, uravangiwe Mana yanjye. Nakubwiye ngo il y a les 5 organes de sens, ibyo byiyumviro byawe by'umubiri wawe uko ari 5 birasambana ku rwego Imana irakara, birasambana ku rwego Imana irira, birasambana ku rwego Imana ifite agahinda, ku rwego Imana yashimye ngo nze nkubwire ngo ibyo wari utunze byose biragiye kubera icyaha cy'ubusambanyi. Mu yandi magambo, ubusambanyi buguranya umugisha Imana yaguhaye. Imana itugirire neza cyane. Umuntu wese mu ruhande rwe niyiyeze, wa mugore we bazaguhonga ibingana ute, ngariko ngo umugabo wawe nifuhe ryinshi ntabwo azigera kubabarira. Muzabana banaguhongeho byinshi, ariko imbabazi ntabwo azakubaba, bizaguhenda, bizakugora. Nigeze nkubwira ngo uwo musambanyikazi, uwo nguwo ufite n'isezerano akajya gushaka umugore cyangwa se umugabo wa mugenzi we, uwo nguwo arimo arahiga ubugingo kugira ngo aburimbure, arimo aragukurikirana icyo Imana yasize muri wowe, arimo arakurikirana icyo yakubwiye. Ndagira ngo noneho ntabwo bakigombera uburanga, ahubwo basigaye bagenda n'iki icyo bita umuti. Bagendana umuti, bakisiga mu mavuta, bakisiga mu biganza, baragusuhuza rimwe bagahita bagushitura. Imana idutabare cyane. Nimutaba amaso, nitudasenga Imana igiye gukora agatendo ku bantu bitwa abasambanyi, ku bantu bita bagendana ingeso z'ubusambanyi, ku bantu bita umva n'abatabikoraga, kubera ko uwo mutima wawugize kandi iryo rari ryagushizemo, bigeraho ugera mu cyaha cyo kwikinisha, bigeraho ugera mu cyaha cy'ubutinganyi, bigeraho ugera mu cyaha cyo kwifuza umugore w'umushuti wawe. Imana nyiribihe, Imana nyiringabo iramanutse, iraje isuzume urugo rwawe, isuzume wowe, isuzume wowe, intekerezo zawe zisuzume, ibiganza byawe birebe ko nta hantu byabaye tushe byakoze. Imana idutabare. Amaso yawe Imana igere imboni yawe ireba ahantu yarebye ko hose hatunganye, amatwi yawe iyashyireho icyumvirizo ireba ahantu ibyo wumvishe byose ko byejejwe. Imana idutabare cyane, Imana itugirire neza. Ariko uracyafite amahirwe yo kwihana. Haleluya. Uracyafite amahirwe yo kwiyeza, uracyafite amahirwe yo kwiboneza, uracyafite amahirwe yo kwitunganya, uracyafite tavuga ngo natinze ku musambanyi gusa. Nigeze mvuga n'umujura. Umujura ariba akibishwa n'indayi, akibishwa n'inzara, akavuga tumva mpagaze hano ku musozi w'ikanyarira, ndagira ngo ugire ntunyohereze amafaranga, nagiye kugusengera mukozi w'Imana, dore kandi mbonye amaguru yawe, dore kandi mbonye umutwe wawe, kandi dore mbonye umuryango wawe ibi nibi. Ati kandi gucya na gucya, kandi yicaye muri sari we, yicaye imbere y'umugore we, umugore yarumiwe. Niba ari umugore, umugabo yarumiwe. Warangiza ukagira ukicira witeka. Nakubwiye ngo ijambo ry'Imana, Imana yaciye iteka ku kintu bita ijambo. Niba utihanye, ibihano by'umusambanyi birakugezeho. Niba utiboneje, ibihano byo kutiboneza ngibyo bikuguye gitumo. Imana idutabare kandi twezi idutunganye. Ndagira ngo nkubwire ngo aho uri hose
aho uri hose, aho waba usengera hose, Imana irashaka kurokora ubugingo bwawe. Imana irashaka kurokora ubugingo bwawe. Reka nkubwire iri tangazo mpagaze hano. Ndashaka kukubwira ngo Imana yaravuze, mwanga kumva, mwanga no kumvira, ariko noneho bya bindi mwanze kumva, mwanze no kumvira, ahubwo mugaseka cya gitwenge wasetse, Imana nayo ikuvugirije induru iminsi mibi kugezaho, ikuvugirije induru ibihe bibi kuguya gitumo, ikuvugirije induru ushonje wiruka ku musozi, ikuvugirije induru kubera icyaha cy'ubusambanyi, iguteje rubanda bagiye kuguha kama. Imana idutabare cyane. Hari abantu Imana ije kuvugiriza induru kuko nabo yaravuze bavuze induru uti vuga uvuya, ariko Imana iragushaka, Imana iragukeneye. Fite umutima w'imbabazi, iyo imaze gutangaza igaruza umuntu wayo uburwaneza. Ndashaka kukubwira ngo Imana nituma ijambo uzamenye ko iri gushaka kukurokora, uzamenye ko iri gushaka kukugarura mu murongo. Ndagutangariza ngo garuka, garuka uhagarare mu nzira y'ukuri, garuka uhagarare mu nzira y'ubutware. Iby'isi n'isi tuzabisiga, ariko tujye iwacu mu ijuru. Ariko niba uvuga Yesu kugira ngo ubeho, kugira ngo mu isi ntacyo bikumariye, uracyafite andi mahirwe yo gushaka Imana. Musore, mukobwa, mugabo, mugore, garukiraho, garukiraho ibyiyumviro byawe by'umubiri wawe ko ari bitanu, upfukama uvugane n'Imana, wiyeze, witunga kandi wiboneze uko ugenda, ibyawe byose bitajya ku karubanda. Imana idutabare cyane. Reka dusenge, dusengera umuntu wumva ijambo ry'Imana yarigeze kumva rivuga ngo mwana wanjye, komeza icyo nakubwiye, komeza icyo nakwigishije, ntukihagurukeho, ntukiveho. Ukaba warumvise iryo jwi, ukaba wararitaye mu nzira, ukaba wararitaye mu buzima bwo kwinezeza, ndagira ngo nkubwire ngo ongera wicare iwawe, ongera wicare aho uba, uvuge ngo Mana, ibyiyumviro byanjye uko ari bitanu hari ibitejejwe. Uhereye uyu munsi fasha icyemezo, fasha umwanzuro, ndakugarutseho. Ibyanjye byose byaragiye bitwawe na maraya. Reka nkubwire, hari abagabo n'abagore n'abasore n'abakobwa binjira mu cyaha cy'ubusambanyi kikababera nk'ikisi, nka paradizo, bakabura imbaraga zo kukivamo. Hari bamwe muri mwe muba musambana n'abantu batunze imiti, n'abantu bakoresha imiti. Izo mbaraga egera umushumba wawe ugushumbye. Niba ushaka no gukizwa nonaha, umaze kumva ubu butumwa, ushaka umukozi w'Imana wasizwe amavuta, umwegere, wumva umwuka yarakuyoboyeho, umubwire ati nsengera mbohoke, Imana itugire neza. Kandi ntugire ikiguzi utanga, kuko amaraso ya Yesu niyo nge ngutangiyeho umugabo. Izina rya Yesu niryo ngo ngutangiyeho umugabo. Ibindi byose watanga kugira ngo ubohoke ntabwo uzaba ubohotse. Ndakurahiye n'ukuri, ndakurahiye n'ukuri, ndakurahiye n'ukuri, ndakubwiza ukuri, nta biguzi bigura imbabazi. Talazini wiri bore fore dry, nta biguzi bigura imbabazi. No, ndakurahiye. Ahubwo amaraso ya Yesu arakweza, akagutunganya, akakuboneza, nawe ukongera kuba umwana. Garuka mu rugo, Yesu aragushaka. Garuka mu rugo, akubabarira ibyaha. Garuka mu rugo, agutunganya. Data wa twese uri mu ijuru, mu maraso yawe niho dukirira Yesu. Mu maraso yawe niho tubonera ubuzima. Mu maraso yawe niho tubonera imibereho ya Gikristo. Kandi ijambo ryawe ryarambwiye ngo abakwemeye Kristo bakizera izina ryawe, wabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Reka bimenyekane yuko abakwemeye n'uyu munsi, abakwemeye bitagombeye amazi menshi,
baba abana b'Imana kubera ko bateye intambwe imwe, kubera ko bemeye ibyaha byabo bakihana, bagirire imbabazi. Kandi nyakubahwa, utange n'imbaraga zirokora, utange n'imbaraga zibohora, utange n'imbaraga zikiza, utange n'imbaraga zirenganura, kandi utange n'ubwenge bwo kuva mu byaha, kandi utange n'ubwenge bwo kuzinuka icyaha n'imbaraga yo kuzinuka icyaha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ni Evangeliste Mukaribiya Pascal. Yesu ashimwe. Bakunzi ba kuri Online TV, turabashimiye cyane abagerageje gukurikira dutanse gutega amatwi ijambo ry'Imana. Twumvise ubutumwa bukomeye kandi bukwiye kwitabwaho cyane, tugejejweho n'umukozi w'Imana Evangeliste Madame Mukaribiya Pascal. Imana igumugisha. Amen. Ngira ngo rero n'ubundi wafasha abanyarwanda cyangwa se isi yose muri rusange. Hari igihe abantu bifuza kuguhamagara kukuvugisha kugira ngo basengere, kugira ngo bagire inama. Hari abantu bafite ibyaha biba byarabizingiyeho, bakeneye kubohoka bagabisohokamo. Wabafasha ukabatanga nimero zawe, hanyuma umuntu wagukenera wese akazagufasha bayaguhamagara. Imana ibahe umugisha. Nimero yanjye ya WhatsApp ni 078 7 7 9 4 5 4 9 7 8 7 7 9 4 5 4 9. Yesu aduhana umugisha. Imana igumugisha cyane. Urakoze umukozi w'Imana kandi muzagaruke. Amen.